Ubudahangarwa ku mubiri ndabibifurije muri iki gihe twese dukeneye ubwo budahangarwa kugira ngo tubashe kurwana guhangana n'indwara ndetse hatari na corona gusa n'izindi ndwara zikomeye. Amahoro y'Imana rero, mugire amahoro y'Imana. Imana ishimwe yabarinze ikaturinda nikomeze kubarinda. None rero nagira ngo twifatanye turebe icyadufasha muri ubu buzima, aho ngaho bisigaye bikomeye kuba wabasha kujya kwivuza uko ubishaka, wenda hari igihe byazagera bakabasha kutakira abarwayi bose kubera ba corona babaye benshi, kubera ibyo birezo, kubera ko bitameze neza. Noneho rero natwe dufite ingamba twafata, dufite icyo twakora mu buryo bw'ubwirinzi mbere yo kurwara. Nabateguriye rero umutobe w'imbuto. Twafashe ibikomerezwa mu mbuto, murabona karoti, murabona pome, nashyizemo gingembre ndetse ayo nka tubiri nashyizemo, ndetse n'icyo bita brokoli nkeya, ntabwo ari ihame. Ufite karoti, ufite pome, byose birakora, ariko ukirinda kugira pome nyinshi kuko imbuto zigomba kuba nkeya ku mboga, kuko ni umutobe w'imboga kugira ngo bibashe kukugirira akamaro mu buzima bwawe. Ndanezerewe rero kuri uyu munsi kubera ko hari benshi babashije kumva ibyo dukora bakabigerageza, hakaba hari abantu bari kumererwa neza bakanshimira. Nanjye ndabashimiye ko mwabashije kumva message mfite, ni message numvaga ngomba gutanga aho iri kugera. Rwose ndanezerewe, ndashimye kandi abantu bari kwiyabonesha, bari kuboneka. Imana ibaha umugisha, ni ukuri mubwire n'abandi babashe kumenya iyi nkuru, kuko ibi bintu ni ibyo kumenya buri wese byaramfashije. Nibyo nshaka ko abantu bose bamenya, kuko uko turyamo ibiryo byatetswe cyane, birengeje, byogejwe cyane, niko bigenda bita agaciro. Icyo byari kumarira umubiri wacu kikaba gito cyane. Biba byiza rero muri ibyo ngibyo tuba turya bitafite agaciro nk'akambere, kongeramo nibura aka gatobe k'imbuto k'imboga, kakagenda kunganira ibyo turya, cyangwa wenda kakanafasha no gusohoka ibyo twariye bitari byiza bishobora kwangiza umubiri wacu. Ndabararikira rero mwese, niba uzi umuntu ubuzima butajya bugenda neza, ducurane hafi, duhoraho, iki byose, cyangwa niki, wamugiriye inama akabimenya, nibura akamenya ko hari abo biri gufasha rwose, ndetse n'abantu bakuze cyane. Mfite ubuhamya, abadusobanukiwe bajya baza nkabasobanurira mu gikari, ndaza kubereka kandi ukundi wayikora. Mugira amahoro, ndabashuhuje, ndabatahije kandi mbifuriza ibyiza byose Umuremyi atanga.